Wana wabura umisi ya kera namuza turengeye tugeze kugupfa. Oh Yesu we Diakura hageze se ahimbazwe karibu umva uzi ko udatinze nari ngusize ku rusengero umbwira ngo mufite inama y'abadiyakora kumenya bitari bitinze ntabwo byari bitinze. Ako mama pasiteri yigishije neza umva no kuvuga ngo uyu munsi yagiye mu mavuta aya masengesho yo kwiyiriza uyu munsi yazanye impinduka kuri njyewe nyine nubwo imitego ya satani itabura ugera mu rugo wahita usubira mu byaha urimo ukiheba ariko nabonye gukora kw'Imana nahumurijwe birakora pe kuko naje gukora no masengesho numva ndemerewe umutima numva wenda guturika ndavuga reka njye mu nzu y'Imana kuko sinahungira mu isi n'ubundi mu isi naho nta mahoro ahari ndavuga reka njye mu nzu y'Imana. Yego gize n'amahirwe maze iminsi mufite ibintu byinshi ku rusengero mubwira ko nkushaka muze tuganire urerega abadiyakoni muri abahetsi kandi mama mugomba kumenya intama ukuntu zimeze. Ni ukuri rwose rimwe na rimwe buriya nshobora kuba nagize imbaraga nkeya ariko wenda ukamfasha nko kwibuka ibyiza Imana yankoreye. Urabizi narashatse hari kuri caci mu ntahira ubukwe biba byiza pe turaririmba za hoziyana ibintu byose ubukwe bugenda neza ariko ikigeragezo cyo kutabyara ndi murakizi maze imyaka 5 urumva ariko haraho bigera nkumva ndaremerewe umva kwihangana biranze nkavuga ese urugo ndusohokemo ese nkora iki ese ninsohoka sindi we nsinzwe ese sindi we mpaye satani urwaho rimwe na rimwe nkarara nicaye ntanasinzira. Nakubwira ko ubu ngubu umugabo wanjye ageze ku rwego rwo kuntereteraho abandi bakobwa nkabibona ku buryo no kuri anniversaire ye ishize namukoreye surprise muzanira impano arangije ayinjugunya mu maso arambwira ngo ntabwo yakwakira impano z'umugore utabyara. Ndababaje cyane ngo ngiye kuzaca umuryango ngo agiye kuzahambanwa ikarango nako ngo si ikarango basigaye bahambana ibicupa bya gaze ngo kwa amakara nta kiboneka na yarahenze ese nyine bikanyobera nka buri kintu nkora kwa kundi wumva imbaraga z'umutima zishize pe kumva kwihangana biranze hahandi ujya gusenga buri kintu ubwira Imana ukayibwira uti Imana n'akazi kawe aho bigeze birandenze. Nagira ngo mwihanganishe ko muri Yesu niho hari igisubizo honyine kandi wintore kwari gengera ngaho nkumva kwizera kwanjye kuguncitse intege nkavuga se Imana nakoreye Imana niringiye Imana nabwiye abantu ese izakora ryari izakora ruko napfuye ese nzava ku isi nta gitangaza inkoreye nkabireba nkishaka. Ndakweginze wicika intege ubwo ni satani uri kukugerageza. Soma muri Yesaya 50:7 ese kuki Imana yagerageresha imbaraga zanjye kwizi kwihangana kwanjye ahantu kugarukiye kuki yakomeza kuntoteza ese ni Imana intoteza cyangwa ni satani? Warigengeraho ngumva ndashaka no kujya mu bapfumu kuko mba mfite inama nyinshi z'abantu banyobya bangira inama hano nakura urubyaro noneho n'umugabo twakabihagaranyemo neza akaba rumbera ikigusha kambera igisitaza ukabura amahoro mu muryango ukabura amahoro aho washatse mbese kuba ndi muri ino nzu nta kintu bimbwiye sibyo. Yumvikana ni kwa kundi ureba umuntu inyuma agenda ariko imbere yarashize yaraboze ari inyo ziragarika. Aho urugamba rugeze rukomeye bigiye kurangira ihangane kandi ushikame ntabwo nzi icyo gukora kuko iyo mvuye ku rusengero ndongera nkagaruka muri bya bihe byanjye ijambo ry'Imana ndarisoma nkariryumva nkaho umurizwa kanya gatoya. Ese ni ngiye waba utari mu bushake bw'Imana ese ni ngiye waba utagenda uko Imana ibishaka ese nakoze iki gishobora gutuma Imana itansubiza ngo inkure y'iki gisuzuguriro. Ndi inshuti yawe mbere yo kugukomeza ihangane kandi bizagenda neza. Uwakoreye uriya mugabo ntajya akorwa n'isoni. Soma muri Yesaya 50:7 wumva ikintu havuga. Ngiye ngo muri Yesaya 50:7 reka dusome mu izina rya Yesu.
Amen. kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara. Nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Diako wimbwira aya magambo nayasomye igihe kinini, isoni zarankoze kugeraho umugabo ntaye akajya mu ndaya, kugeraho baramukazi banjye uze navuga ngo iki bari umuntu ab'umugabo, nta muri muntu wese yamfasheho ijambo. Mbese nyine ndakubwiye ngo uzasubizwa kandi bidatinze. Ryari se kwa kanga Satani rero ari kukugerageza kugira ngo ucike intege uve mu kwizera, ariko ndakwinginze wiva mu kwizera kandi uzasubizwa. Hari igihe kigera aho ngaho nkavuga ngo si Imana twakurikiye ubundi iriho, ese niba iriho kuki idashobora kunsubiza? Ko nice baguye, ko nirinze ikibi n'igisa n'ikibi, ko nirinze gukora ku byashinganywe, ni iki nakora kugira ngo Imana ibashe kunsubiza inkure muri uno mubabaro ndimo? Ndakwinginze nyumva kandi wumve ibyanditswe. Soma undi murongo muri Yeremiya 91. Rego uramponda sinoga kuko uri gukomeza kumpata ibyanditswe kandi ntago nzi yuko rwose simbizi. Ihangane usome haragufasha. Ubweza buriya 91. Zaburi 91. Yego. Uba mu rwihisho rwisumba byose azahama mu gicucu cyishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye, ni igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Nese ko nayiringiye nkaba mu bushake bwayo, kuki igihe idashobora kujya mu nzira zanjye ngo insubize basi nkiza Abafilistiya batakebwe bareke kunyibyimina. Ndakwinginze wicika intege, usengera umugabo kandi azahinduka. Ntibyagutangaza ko nawe yakizwa akakira Yesu umwami n'umukiza. Nasenza yitata adafunguye bita seke, nasenza y'umunsi, nagiye kanyarira, nagiye mu mazi, nta hantu ntageze, ariko sinzi icyo Imana ishaka. Ese birashaka kunangira umutima wanjye nanjye ngo mere nka Farawo? Ndakwinginze wicika intege, nka mukaroti wahindutse inkingi y'umunyu. Wikwitotomera Imana izagusubiza kandi uzambwira. Kadusenge. Uwiteka Mana igira neza, Imana ikomeye, Imana y'Isaka na Yakobo, ndakwinginze nkweretse umujakazi wawe, Uwiteka Mana mushyize imbere y'ibiganza byawe. Ndakwinginze ngo witamurure, ndakwinginze ngo musetse, ndakwinginze ngo muhanagure agahinda, ndakwinginze ngo mwiyereke abone kuri Imana isumba byose, abone kuri Imana ikomeye, kuri Imana y'isi n'ijuru. Gitare cy'amahanga ndakwinginze hindura ibyanze guhinduka, mukura amenyo y'abasetsi, mukure mu menyo ya rubanda, kuko uri Imana ikomeye, umuhuru byaro kuri Imana umuhindukiriza umugabo. Ndakwinginze ye kuzakorwa n'isoni yaragukoreye, kuko uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana yumva gusenga. Ndakwinginze nsenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Katwizere ko izabikora. Urakoze cyane Imana iguvugisha. Izabikora. Okay, ugize neza. Kaninjire mu mirimo yo mu rugo. Dari. Reka ngende rero njye kureba abana. Yesu umugisha n'ukuri kandi wakoze. Izibuke uyu munsi iwandike mu gitabo cy'amateka. Komeze kwizera we gusa. Reka nshikame ntirize.
Ariko se twagize tukareba uko tubigenza kuko zajya nitekera n'ubundi no kuba njyenyine ntaranjyenyine binaniye. Ikibazo kandi. Urumva muri kiriya cyumweru ndumva nzaruhukamo tuzagende mu rugo mwereke n'ababyeyi ba sister urabona nibo bakuzi narora murumuna wanjye arakubonye mwereke ababyeyi ku buryo mu mezi 2 cyangwa 3 nako waza tukabana ukambera umugore reka ndagukunda. I know. Ako nta kibazo. Ndagukunda cyane pe ntabwo ari bya bindi by'iki gihe by'abasore baba bashaka ngo nirare oya ntarare ngufitiye pe ndagukunda cyane cyane ariko cyane pe kandi nkwemereye ko byose tuzabikora ariko mu kazi kawe nta konje ujya ugira. Ndayigira ariko ni gakeya ndashaka ko tujya dusohokere nka Dubai ho gato tuganire. Oh nice. Tuganireho gato nibyo byiza. Bari sawa nta kibazo. Oya tuza kubipanga nyine gutangira kwaka konje hakiri kare. Ndumva aribyo byaba byiza cyane. Ko deja nubwo batarakubona ko barakuzi. Baranze? Ikisigaye ni ukubona nacyo. Nuko mbona. Ni ukuri ntakubeshye pe. Ninjye muntu utomboye. Kuko useka neza uri mwiza. Ubundi tujye kuruhuka Dubai tuganire n'ibintu by'ubukwe bwacu. Ndumva rero tuzaruhukira neza. N'ibyo nta kibazo kaza nanjye gutangira nshake konje ukaza hakiri kare. Yego. Okay. Ariko
cyaguhesha amahoro wakwemerera Yesu akinjira mu bugingo bwawe Yesu akagutegeka Yesu ni utuma tutabyara gukoresha muri ino minsi nahakwerekera usibye kukujyana muri imyaka 5 ubaye utabyara iri joro rimwe niryo usigaje muri ino nzu nzasange wazinze ibyawe wata nzinga njye hari koko twasezanye kubana karamata ndakubwiye ngo bya bisubizo ejo bizava mu Buhinde ejo nzasange wapakiye ugenda nese ibisubizo nibyo bizanyirukana muri ino nzu ndambiwe kubana n'umugore utabyara imyaka 5 yose vuga ngo turambiye kuba tutabyara ni wowe utabyara nitera inda ni wowe utabyara ntago nitera inda uzasohoka hinjire mu ndi mugore kandi ibyo nkubwira ni ukuri okay fine message yatambutse ariko iyo abawaruzi cyaguhesha amahoro wakwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ukava mu bintu byose wirirwa ugenderamo kuko n'ubundi Imana iragushaka ntikubone nabo nahora imbere y'Imana ngiye nyine n'ubundi ngo tuzasubize reka nkubwize ukuri Imana niyo ituma tumaze Imana niyo ituma tumaze imyaka 5 tutabyara iyo Mana mwirirwa mujya gusenga wakwemereye ubushake bw'Imana akaba aribwo nanjye Imana ndayizi umva reka nkureke genda umvukonganya ukugenderera abandi nanjye ntunsige Mana ndi imbere y'ubwiza bw'amaso yawe emerera aka kanya Mana apfukamishije amavi y'umubiri ndetse n'ay'umutima nshiye bugufi cyane Mana ngo urebe umubabaro mfite mu mutima wanjye ndetse igihe kinini Mana mpora imbere yawe byinshi byaranshanze mu rushako Mana wampaye kandi nzi neza yuko nshaka byari umugambi wawe ariko nzi ko Satani adakunda ngo kubwo ikigeragezo yangizeho cyo kutabyara cy'imyaka 5 Mana ndaremerewe ndagusabye ngo ubashe kumva amaganya yanjye ndetse n'agahinda kanjye Mana wahagararanye na Yefta ari ku rugamba umuha gutabaruka amahoro Mana wabanye na Daniel ari mu rwobo rw'intare ndetse wabanye na Sadrake na Mishake mu itanura ry'umuriro Imana yakoze ibyo ngibyo ndetse igahindura amazi kuba divayi mu bukwe bw'Ikana ese Mana nta mashimwe wandemera ese iki kibazo kirakomeye imbere yawe Mana ku buryo ntabona ubushake bwawe ese Mana nzageza ryari kuba iciro ry'imigani mu bo dusengana ku mugabo wanjye ndetse n'umuryango nashatsemo
Imana ijya ibasha guhindura amateka, niwe niyambaje ndetse niwe ntakambiye. Ndakwinginze Mana ngo uhindure amateka ku muryango wanjye. Uri Imana ibasha guhagarara mu bisubizo ndetse twagiye gufatisha mu Buhinde kugira ngo tumenye ubyara n'utabyara. Uri Imana ibasha kwiyerekana ukagaragaza ko nabaye mu ruhande rwawe ndetse ntigeze niyandurisha ibyo kurya Mana bibi. Nararetse ngo ubushake bwawe butegeke ndetse nirengagije abapfumu n'abakonikoni. Ndavuga ngo kuko uri Imana niringiye kandi nzi ko n'uyu munsi niyo utantabara wantabara n'ikindi gihe. Niyo mpamvu nkusabye kugira ngo untabare. Mana uko wahagararanye na Eliya ku musozi wa Karumeli, abahanuzi ba Bayali bahari, ugakongora igitabo bakavuga ngo iyi ni Imana ya Eliya. Ndagusabye ngo uhagarare nanjye Mana kuri uno munsi wa deadline nahawe n'umugabo. Amenye yuko uri Imana nasenze kandi uri Imana nakurikiye. Ntatanyisha imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu zishaka kunsenyera urugo. Mfashe mpiri gukora ko abadayimoni kose mu izina rya Yesu. Ndirukana ikibi n'igisana cyo ku buzima bwanjye ndetse n'urugo rwanjye n'umugabo wanjye. Nyemerera Mana unzamurira ibendera ryo kunesha. Unsindishirize Mana, nanjye nzabivuga hose kuri Imana yahinduye amateka mu rugo rwanjye. Kandi uri Imana yanyubakiye Mana. Urugo rwanjye rugiye gusenyuka. Bingerageresha
ndabasuhuza abakunzi ba GJS TV. Mumaze gukurikizira iyi episode twakirinyemo ibintu byinshi ndetse havuyemo ubutumwa butandukanye, ariko icyo twibandagaho twashaka gutanga ubutumwa bw'ukuntu umuntu adashobora kuba afite mugenzi we babana, especially ku bantu bubatse, ngo ikibazo kibe aho kugira ngo bicare bagishakira umuti, umwe agatangira kwitana ba mwana n'undi akicira ku ruhande kugira ngo akemure ibibazo mu buryo bwe. Rero twaje gusanga ko iyo abantu bicaye bakaganira ikibazo bakakirebera hamwe, umuti ubasha kuboneka. Mwabonye yuko umugabo wanjye ari we wari ufite ikibazo cyo kutabyara ndetse akajya nshinja ibyaha, nyamara we akigira miseke igoroye. Byakabaye byiza aho kugira ngo hagati yanyu mushinjanye ibyaha, mwagakwiye kubanza kumenya ufite ikibazo nyirizina. Rimwe na rimwe rero ukuri kuratsinda, kandi kutajya umuntu agiving up bijya bibasha gukomeza ibyo umuntu yubatse. Nababwira aho kugira ngo musenye ibyo mwubatse, niba hari n'ikibazo nimushaka umuti hagishoboka, muganire mumenye ikibazo kiri he, nibwo muzabona n'igisubizo. Nakoze.